gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro. Ubisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakiriye abantu muri Amerika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamwo gusenga everyday. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibaho umugisha gukurikirana gusenga everyday. Abari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kuba mwarahisemwo gusenga everyday. Abari mu Burayi tubabwira ngo turabakunda, Imana ibaho umugisha. Abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Tutibagiwe abantu muri Burundi no mu Rwanda tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamo gusenga everyday. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri channel gusenga everyday, tugusaba ngo kande subscribe, ukore comment, ukore share, canke ukore s'abone, ukore partage, canke ukore j'aime. Imana ibaho umugisha. Nkuko mubibona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Pasiteri, turagusuhuje. Turashima Imana. Imana iguhe umugisha Pasiteri, tukwakiriye kuri channel gusenga everyday. Imana iguhe umugisha. Tugiye gukomeza n'ijambo ry'Imana aho twari tugeze ku gihe ca gatanu kivuye ku mategeko kikagera ku buntu. Kuko twaganiriye ibihe 7 Imana yageneye isi, umugambi w'Imana imaze kurema umwana w'umuntu akagwa, hari hasigiye igihe cyo guhembura. Nukuvuga ngo amabwiriza y'Uwiteka aturutse ku kurema kugeza ku ngoma y'iteka, nukurema, nukugwa no guhembura. Umugambi w'Imana rero wo gushiraho ibyo bihe 7 kwari ukwingingira mu umwana w'umuntu kugira ngo abashe kwitunganira. Nani wo mugambi w'Imana. Ntabwo Imana yifuzaga ko abantu bapfa, nta na gato, ahubwo abantu icyo bazira n'ingaruka y'ibyaha bakoze. Imana ishaka ko umuntu abaho iteka ryose. Twari tugeze rero ku gihe ca gatanu, twaganira igihe cy'ubuziranenge, tuganira igihe cy'umutimanama, tuganira igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, tuganira igihe c'amasezerano. Ubu tugeze ku gihe c'amategeko. Noneho twaganira ingingo ya mbere ku gihe c'amategeko, ubu tugeze ku ngingo ya kabiri igihe c'amategeko. Dusoma igitabo cyo Kuva ibice 19 umurongo waho wa 5 n'uwa 6 kumva uko atubwira. None ni munyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanje, muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Iryo ni isezerano ry'Imana hagati y'igihe c'amategeko n'Imana. Ibyo ari bahaye kugira ngo bubahirize kwari ukuyumvira. Ubundi umugambi w'Imana ni ukurema ubwoko buyumvira. Ariko umwana w'umuntu uko ibihe birushaho guhitaho, ni ko arushaho ahubwo gutandukana n'Imana, yitandukanye ubwe n'Imana. Imana rero imaze gushiraho kiriya gihe c'amategeko, twasomye ibya mbere ko hari amategeko y'amasezerano bahawe bavuye mu gihugu ca Egiputa bageze ku musozi Sinayi. Ayo mategeko twari tugeze ku mubare w'amategeko, ariko tugiye kuvuga noneho ibice biyagize. Ayo mategeko agizwe n'ibice 2 uko ari 10 yahawe Abisirayeli ku musozi Sinayi. Nuvuga ngo hari amategeko y'ubusabane hagati y'umuntu n'Imana, hakaba n'amategeko agenga abantu hagati yabo ubwabo. Noneho hakaba n'amategeko mbonezamubano atatokomoka muri ari amategeko 10. Amategeko 4 ya mbere nayo kubana n'Imana, amategeko 6 akurikiyeho nayo kubana n'abantu. Nuvuga ngo itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanje, ni itegeko rimwe. Ntukiremera igishushanyo kibajwe, ni irya kabiri. Ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, rikaba irya 3. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Ayo mategeko nayo kubana n'Imana. None igice ca kabiri hari amategeko yo kubana n'abantu. Ubahe so na nyoko kugira ngo uramure mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa inzu ye n'ibindi. Ayo mategeko 6 kuva ku rya 5 kugera ku rya 10 ni amategeko ahuza abantu ubwabo.
narizo mpamvu Yesu Kristo yabumbiye mu mategeko abiri avuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Noneho ico ni igihuje umuntu n'Imana, igihuje umuntu n'abantu, ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Yabishize muri Luka ibice 10 utangire ku murongo wa 25 kumanuka kugeza kuri 27, avuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Aho ni Imana. Noneho ku mwana w'umuntu ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko no gukunda Imana no gukunda abantu, ayo mategeko 10 abumbiye muri ayo abiri yombi Yesu Kristo yashize muri abiri tugomba kwitonda, tugakunda Imana tugakunda na bagenzi bacu. Hakaba n'amategeko noneho mboneza mu bantu ataboneka muri aya mategeko 10 nagenga abana b'Imana. Tuvuge igitero ryo kuvuga ngo umuntu ntakambika ubusa umukobwa wabyawe na se, umuntu ntakambika ubusa umugore wa se, umuntu ntakararane n'itungo, umuntu ntakaryana inyama n'ubugingo bwayo. Ayo ni amategeko y'iruhande ariko atuganisha ku mbonezamubano nayo hawe abana b'Imana. Amategeko rero ni menshi, ntabwo ari ya 10 gusa, ahubwo ari ya 10 yaragize amategeko y'isezerano hagati ya Isirayeli n'Imana kugira ngo abayobore mu rugendo nibagera i Kanani baje bayibuka uko bukeye n'uko bwije. Amategeko rero yari abereyeho gutsindishiriza ubwoko bw'Imana, kugira ngo abantu bamenye icyaha bareberaga ku mategeko, kugira ngo abantu bamenye gukiranirwa kwabo bareberaga ku mategeko. Ubwo none ayo mategeko yari meza cyane ariko akagendana n'ubutambyi. Kuri B ya kiragiye cya 5 turavuga cyane uko amategeko yakoranaga n'ubutambyi. Amategeko yari afite imihango y'ubutambyi agendana nawe. Nizo mpamvu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 11 kugeza kuri 12 haravuga ngo niba gutunganywa kose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cy'ubutambyi niho abantu bahererwaga amategeko. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni iki cyongeye gutuma undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki atari wo mu buryo bwa Aroni. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo ubutambyi noneho bwavuguruwe bugahinduka n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ariko kuri 18 haravuga ngo itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege n'umurimo muke n'umumaro muke. Nuvuga ngo itegeko ubwaryo ryagize intege nke bigeze muri Yesu, ariko hari mu Bisirayeli ryari rikomeye ryo kugenga abana b'Imana. Hari ubwoko rero bw'ibitambo n'amaturo yari yaratoranijwe mu Balewi kugira ngo agenga abana b'Isirayeli. Irya mbere yaragizwe n'ibice 9, turagerageza kubivuga mu ncamake. Hari ituro risimbura igitambo c'ibyaha, haba igituro risimbura igitambo cyo koswa, haba igitambo cyo kwimenyaho urubanza, hakaba noneho ituro ry'uko umuntu ari amahoro, hakaba ituro ry'umutima ukunze, hakaba noneho umuhigo, hakaba noneho icyacumi, hakaba noneho umuganura. Ayo maturo yose aremewe mu isezerano ry'igihe cy'amategeko. Noneho rero muri icyo gihe cy'amategeko umuntu yatanga ituro ry'igitambo cyo koswa, bisobanura ngo nuwakekaga ko yakoze icyaha ariko akaba atabisobanukiwe neza, akavuga ati ngiye kwishinganisha ntange ituro, niba narakoze icyaha ntabizi Imana irambabarira. Icyo cyavuyeho mu isezerano risha. Hari n'igitambo cy'ibyaha, kuba wishe umuntu ukagira icyo utanga ngo ubabariwe byabagaho icyo gihe, cyaba igitambo cy'inka, cyaba igitambo cy'ihene, cyaba igitambo cy'intama. Hari ibitambo byari biteganijwe gucungura abantu bakoze ibyaha, bakabyita ibitambo by'ibyaha. Igitambo cya 3 nuko cyari igitambo cyo koswa n'icwimenyaho urubanza. Nuwabaga afite ikibazo na mugenzi we ariko nyama yaba yateguye kwitaba imbere y'amategeko, agatekereza akiyungura ubwe, akavuga ati ninje wari mubi. Icyo gihe mwasangaga umutambyi mukamusobanurira, wakwemera ko uri mubi akavuga ati ibyo ari byo byose gira icyo utanga kugira ngo kiriya cyaha
kisimburwa n'igitambo cyo kwimenyaho urubanza kibabarirwe. Nubangwa igitambo cy'ibyaha, igitambo cyo kwimenyaho urubanza, igitambo cyo koswa byavuyeho, byakorwaga mu gihe cy'amategeko. Ariko noneho rero ituro ry'uko umuntu ari amahoro rigumaho, umuganura ugumaho, umutima ukunze ugumaho, umuhigo ugumaho, icacumi kigumaho, ariko cyari gifite amabwiriza yacyo yo gukoresha. Ni ukuvuga ngo niba Imana yaravuze ngo cy'icacumi cy'Uwiteka kigomba gutangwa kugira ngo umutambyi asangire n'umupfakazi n'imfubyi n'umunyamahanga wese usengera aho hantu, ntabwo icyacumi gishobora kuvaho kandi abakene bataravuyeho, abapfakazi bataravuyeho, imfubyi zitaravuyeho, abanyamahanga bataravuyeho, kandi nabo bafite uruhari kuri icyo cyacumi. Ntabwo byashoboka. Ahubwo umutambyi uhangara akarya icyacumi adahaye ku mupfakazi usengera iwe, adahaye ku mfubyi usengera iwe, adahaye ku munyamahanga usengera iwe, azanyura mu rubanza. Ariko ntabwo byari byo kwireguza ngo ntuzatanga icacumi cy'Uwiteka ngo kubera utazi ibyo gikoresha. Oya, ibyo ni ukugandira Imana. Abapfakazi barahari, imfubyi zizahoraho, abanyamahanga bazahoraho, nibo bari bageneye gusangira n'umutambyi cacumi. Na n'uyu munsi wa none uwaba ayoboye itorero akarya icacumi adahaye ku mupfakazi, adahaye ku mfubyi, adahaye ku munyamahanga usengera iwe, nawe azanyura mu rubanza. Ibyo biramureba. Ariko we tanga icacumi cy'Uwiteka. Hari ituro ry'umutima ukunze, hari ituro ry'uko umuntu ari amahoro, hari umuganura ku byeze bya mbere, noneho hakaba n'umuhigo. Ayo ni amaturo yemewe n'Uwiteka kugeza uyu munsi wa none mbivuga aremewe. Imana izagenzura abayatanze, ariko igenzure n'imikoreshereze yayo. Ni ukuvuga ngo ituro ry'uko umuntu ari amahoro ni ngombwa. Iyo uri amahoro igihe kirekire ugomba kugira ituro. Ituro ry'umutima ukunze ni ngombwa, ugomba kuritanga, riratangwa kandi. Ituro ry'umuganura, niba wejeje ibisarurwa bya mbere cyangwa hari uburyo wungutse mu buryo sipesiyale budasanzwe, umuganura ugomba kuganurira Uwiteka Imana yawe. Umuhigo rero, niba hari ibyo Imana yagusezeranije ukavuga uti Imana ibi nibisohora nzagushima, ibyo bizahoraho. Ushobora kuba ufite imitwaro ukavuga uti Mana ninduhuka iyi nda yanjye mfite nzashima Uwiteka. Ushobora kuba warabuze akazi uti Mana numfasha nkandikiraho gusaba akazi ukansubiza nkabona ntangiye akazi, nanjye sinzabura kugushima. Iryo shimwe rihoraho ryitwa umuhigo, ntabwo Imana yarikuyeho. Ni ukuvuga ngo abantu bemerewe gutanga ituro ry'umutima ukunze, gushima, umuhigo. Byanditswe mu Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 20 kugeza 22, aho Yakobo yahize umuhigo akavuga ngo Mana nundindira mu rugendo ngiyemo, nkazagaruka kwa data amahoro. Ibyo uzajumva byose sinzabura kugwa kimwe mu 10. Ayo maturo rero aremewe kugeza n'uyu munsi wa none. Ntabwo wabura guhiga, ntabwo wabura gutura ituro ry'uko uri amahoro, ntabwo wabura gutanga ituro ry'umutima ukunze, ntiwabura kuganurira Uwiteka ayaremewe. Ariko Imana izaciraho iteka abantu badatanga amaturo, ariko icireho iteka abantu bakoresha amaturo mu buryo butari bwo. Usomye Gutegeka kwa 2 ibice 9 umurongo wa 10 umurongo wa 9 haravuga ngo Abalewi n'abatoranijwe mu miryango 12 ya Yakobo. Hari umuryango wa Rubeni, hari umuryango wa Simiyoni, hari umuryango wa Lewi, hari umuryango wa Yuda, hari umuryango wa Dani, hari umuryango wa Nafutali, hari umuryango wa Gadi, hari umuryango wa Asheri, hari umuryango wa Isakari, hari umuryango wa Zabuloni, hari umuryango wa Yozefu, hari umuryango wa Benjame. Iyo miryango uko ari 12, Imana itoranyamo umuryango umwe w'Abalewi kugira ngo abo bantu bazavamwo abatambyi b'Uwiteka, babanze bagirana amasezerano n'imiryango yabo ko batazaragwa kuri gakondo y'iwabo, babone baze batambirira Uwiteka, noneho babe bagize uburenganzira bwo kwakira icacumi cy'iyo miryango 11.
uwemerewe kurya icacumi ni umuntu wasinya amasezerano n'umuryango we ko atazaragwa kuri gakondo aho akomoka. Icya kabiri, uwemerewe kurya icacumi ni utemerewe kugira iyindi bizinesi akora, ntagire ikindi akora, uwo muntu aremerewe. Kandi niba yarasinya amasezerano ko atazagabana kuri gakondo, akaba atagira undi murimo akora, akaba ari umupasiteri yo buri torero, nawe ukamwima icacumi, uzanyura mu rubanza. Ariko nawe ntiyakira icacumi afite indi bizinesi yinjiza inyungu, cyangwa atarasinye ko atazagabana kuri gakondo ya ba sekuruza, nawe azanyura mu rubanza. Buri wese rero yuzuza inshingano ye, yaba urya icacumi ntakirye nk'uko bikwiye, yaba ugitanga agitange nk'uko bikwiye, ariko ntawe cavuyeho, kuko abapfakazi batavuyeho, n'imfubyi zitavuyeho, n'umurimo w'Imana utavuyeho. Ico cacumi kizahoraho iteka ryose kugeza igihe Yesu azagarukira. Ibyo bitambo rero, hari ibitambo byasimburaga ayo maturo mu buryo bw'amaraso, ariko uyu munsi wa none ntabwo abantu bagitamba ibitambo by'amaraso. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo niba gutunganywa kose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, niho abantu baherekwaga amategeko. Ariko none uko gutunganywa kwifuzwaga ntabwo kwabashije kuboneka mu bantu batambirirwaga, ntabwo kwabashije kuboneka. Nizo mpamvu Imana yavuze ngo izatoranya undi mutambyi wo mu buryo bwa Melikisedeki utameze nk'uwo mu buryo bwa Aroni, kuko abo mu buryo bwa Aroni ntabwo byahesheje abantu gukiranuka. Nubwo abantu batanze ibitambo by'amaraso, ntabwo byabahesheje gukiranuka. Ntabwo ibitambo bivusha amaraso bituma abantu bakiranuka, ahubwo umutima utanga igitambo. Uyu munsi wa none usomye mu Abaroma ibice 10, Abaroma ibice 10 umurongo wawo wa mbere aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanje wifuza nibyo nsaba Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Noneho kuri 12 umurongo wa mbere ku Baroma hakongera ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Abatambaga ibitambo nabo byari bikwiriye kugendana n'umutima, kuko igitambo cemerwaga gikurikije gutungana kwa gitanze, ariko Imana ikareba amaraso. Niko ibitambo byatambwaga mu isezerano rya kera. Noneho rero abantu baribaza batese, ayo mategeko yo mu isezerano rya kera ahari yaba yaravuyeho? Oya, ntabwo yavuyeho. Yesu Kristo aravuga muri Matayo 5:17 ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Bisobanura ngo ayo mategeko yari yaraheze mu nzira, Yesu Kristo araza arayasohoza. Ya mategeko abona noneho kwinjira muri Yesu kugira ngo azabashe gutunganya umwana w'umuntu, ariko ntabwo yabashe gutunganya ayo mategeko. Nizo mpamvu usomye mu Kuva ibice 35 hari amategeko ahari. Tugiye kubanza gusoma Kuva 35 haravuga ngo Mose ateranya iteraniro ry'Abisirayeli ryose, arababwira ati, ibi nibyo Uwiteka yategetse ko mukora. Mu minsi 6 imirimo ije ikorwa, ariko wa 7 uje ubabera umunsi wera, isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Hariya ku murongo wa 3 bavuga ngo ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukoze ku isabato yicwe. Kandi igihe isabato itangiye he kugira umuntu ucana umuriro. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwakorwaga, amategeko yari yarasa naho yasubije abantu mu bubata. Abantu bakavuga bati, ese ni inkora ko ndicwa, ese ni inshana ko barambona bakanyica. Ya mategeko Imana isanga aho kugira ngo abohore abantu, ahubwo yongeye kubasubiza mu bubata bwo gutinya. Bamwe bagatinya ibyo kwambara, abandi bagatinya ibyo kurya, abandi bagatinya ibyo kunywa, abandi bagatinya barebera kuri ya mategeko, kuko hari harimo no kwicwa.
ayo mategeko rero niyo umwanditsi w'Abaheburayo yavuzeho, aravuga ngo ubutegetsi bw'Abalewi, ubutambyi bwabo ntabwo bwabashije gutunganya umwana w'umuntu, biba ngombwa ngo Imana ihindure. Ayo mategeko aratugenga kandi niyo atuma tumenya ibyaha. Urebye mu Baroma ibice ni 3, Abaroma ibice 3 umurongo waho wa 20 haravuga ngo ntabwo twari kumenya ibyaha iyo amategeko atahaba. Bumva uko havuga, haravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Iyo amategeko rero yo mu gihe cya 5 c'amategeko amenyesheje icyaha, haba hasigaye kumvira. Kumvira rero niko kwabuze mu bana b'abantu. Abantu bazi amategeko kubera kutumvira, ntibayakoreshe kugira ngo bakize, ahubwo bakayakoresha kuyicisha. Narizo mpamvu habaye ibintu byo guhora abantu bishe nabo bakicwa. None rya tegeko ryakagombye gutunganya umuntu, ahubwo rikamuhanagura ku isi. Narizo mpamvu byabaye ngombwa kugira ngo Yesu Kristo azayasohoze. Yari yaraheze mu nzira, yari yaratatanye, yareze mu nzira. None ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese hari itegeko na rimwe ryakuweho? Ntaryo, nta tegeko na rimwe ryakuweho. Kuko muri Yakobo igice cya 2 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 13 haravuga ngo amategeko yose iyo yubahirije ari kucicamo rimwe, yose ubu yarimbuye. Kuko uwategetse ngo ntukice ni wategetse ngo ntugasambane, uwategetse ngo ntukibe ni wategetse ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, uwategetse ngo wowe so na nyoko ni wategetse ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Noneho rero kuko ayo mategeko yavuzwe n'umuntu umwe, nta muntu ufite uburenganzira bwo gukuraho na rimwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo habaye urubanza bafata umwanzuro ari uko umuntu yatsinzwe n'amategeko. Ariko none ijambo ry'Imana riravuga ngo muvuge nk'abatsindishirizwa n'amategeko. Ariko noneho rero amategeko azana urubanza, rwa rubanza rugacira umuntu w'iteka. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo utagira imbabazi nawe ntabwo azababarirwa mu rubanza, kuko imbabazi nazo ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Uwishe akwiriye kwicwa, niko amategeko avuga. Uwibye akwiriye kwicwa, niko amategeko avuga. Uwasambanye akwiriye kwicwa, niko amategeko avuga. Uwakoze ku isabato akwiriye kwicwa, niko amategeko avuga. Ayo mategeko rero azana umwanzuro w'urubanza, ntabwo azatsindishiriza utagira imbabazi muri yo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi ziruta urwo rubanza rwaciwe n'amategeko zikarwishima hejuru. Bisobanura ngo uwishe uwasambanye aba yakurikije itegeko. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwababariye uwasambanye aba yakoze byiza kurusha uwishe uwasambanye. Kandi noneho rero ntabwo Imana yemera kwica, kuko naryo ari itegeko ry'Uwiteka. Uwakoraga ku isabato yaricwaga, none akaba yubahirije itegeko rya 4, akaba yishe irya 6 c'ubusabane hagati y'abantu bwabo. Ariko Yesu akavuga ati ese araza arareba ati niba umuntu yubahiriza isabato bigatungana ari uko yishe, ntabwo yari yava mu byaha. Niba umuntu yubahiriza kutica ariko akabesha, nawe ntabwo arava mu byaha. Ahubwo icakura abantu mu byaha ni uko ya mategeko yose yabumbirwa hamwe agasohora mu kintu cyitwa urukundo. Yaba yo gukunda Imana, yaba yo gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ayo mategeko yose akabumbira mu itegeko rimwe rivuga ngo gukundisha Uwiteka umutima wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko rero yareze Abisirayeli. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugitegekwa n'amategeko twarindwaga tuyaboheweho, dutegereje kwizera kwari kutari kwahishurwa. Amategeko rero ni meza cyane kuko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Ariko Kristo amaze kuza, none asohorera muri we, niko kwa kuyasohoza Yesu yashakaga gusobanura.
noneho rero Imana icyo yashakaga ni ukugira ngo muri ya mategeko abantu bace bugufi bayubahirize, arabananira. icyo Imana ishaka mu kintu cyitwa principe de restauration ni uko umwana w'umuntu yakora ibyiza. kandi noneho rero Imana kuko yamuremanye umutima wo guhitamo, ikamuremana umutima wo kumenya, ikamuremana umutima wo gutekereza, Imana ntishaka kuvogera umudendezo wayo yahaye umwana w'umuntu. ubwo umuntu guhitamo kwe niko kumwica. ntabwo Imana yigeze itegura kwicwa k'umuntu, ntabwo Imana yigeze itegura ko abantu bazakora nabi ngo bicwe, ahubwo abantu bahisemo nabi. bamaze guhitamo nabi, Imana ibarekera umudendezo wabo, ariko ingaruka y'ibibi bakoze irabagaruka. ugasanga bamwe baravuga bati kuko Imana yari ibizi kwitabije. Imana yaguhaye umutima wo gukora ibyiza birahagije. umuntu ubwe ku mutima we abasha gutungana. abantu benshi rero baguye mu cyaha usanga barega Satani, ngo Satani niwe wabiteye, ngo ntabwo ari nge, ngo mubaze Satani. bamwe bakabeshera Satani, abandi bakabeshera umwuka wera. umuntu yaba yakoze icyaha mubaze Satani. oya, ntabwo Satani ari utuma abantu bakora icyaha, ahubwo abantu bakora icyaha kubw'irari ryabo iyo bibarenze, ariko Satani akabegera nk'icyitwa umukangurambaga wo kugabanya ingaruka y'icyaha. ariko abantu ubwabo impamvu bazacirwaho iteka ni uko aribo ba nyirabayazana kubw'imibiri n'irari ryayo. noneho rero Satani akaba umukangurambaga, we ntateze kuzabarirwa iteka ryose. umwana w'umuntu yihannye arababarirwa, ariko Satani ntabwo yababarirwa, kuko abamarayika ntabwo batoranijwe kubabarirwa. mu Baheburayo ibice 2:16 haravuga ngo kandi tuzi ko atari abamarayika Imana yatabaye itanga Yesu Kristo, ahubwo yatabaye urubyaro rwa Aburahamu. kandi urwo rubyaro rwa Aburahamu twarukomojeho mu gihe cy'amasezerano, ntabwo ari abakomoka kuri Isaka ku mubiri, ahubwo ni abana b'isezerano. byanditswe mu Baroma igice cya 9 ku murongo waho uwa 10 aravuga ngo ntabwo abana b'umubiri bakomoka kuri Aburahamu aribo biswe abana b'Imana, ahubwo abiswe abana b'Imana ni abana b'Imana ba Aburahamu kubw'amasezerano. ni ukuvuga ngo abana ba Aburahamu kubw'amasezerano nibo bana b'Imana. noneho rero Imana yaremanye umuntu ibintu byose bibasha kumuha gutungana. aratekereza, akamenya, agahitamo, akagira umutima mwiza. noneho rero agakora umurimo wo gukiranuka kubera wa mutima we. ariko noneho rero isezerano ry'Uwiteka riravuga ngo kora ibyiza ubeho, kora ibibi upfe. hariya mu Gutegeka kwa 2 ibice 30:15 haravuga ngo ngushize imbere ibibi n'ibyiza, urupfu n'ubugingo. ni weho ushobora guhitamo, kuko ibyahesha ubugingo urabizi. ibyahesha ubugingo urabizi, urabisobanukiwe. hitamo, hitamo, hitamo. ibyahesha ubugingo urabizi, urabisobanukiwe. hitamo. ibyahesha ubugingo urabizi, hitamo. Imana yacu irakurema, ikaguha kumenya, ikaguha gutekereza, ikaguha gusobanukirwa. ibyahesha ubugingo urabizi. amategeko rero ntabwo ari yabasha gutsindishiriza umuntu ngo akiranure, ahubwo umutima w'umuntu ukoreshwa na ya mategeko cyangwa ukoresha amategeko niho amuha gutunganira Imana. abatambyi benshi bararimbutse, Abisirayeli benshi bararimbutse kubera kwinangira imitima yabo, kandi batamba ibitambo, kandi bafite amategeko. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwubahiriza amategeko ukayasohoza, ukayumvira. mu Baroma igice cya 2:12 aravuga ngo abakoze ibyaha batazi amategeko bazacirwaho iteka ritari ry'amategeko, ariko abakoze ibyaha bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'ayo mategeko. ntabwo abubahiriza amategeko aribo banezeza Imana, ahubwo abayumvira nibo banezeza Imana. abayumvira rero nibo batsindishirizwa nayo, ariko abantu byarabananiye. mu gihe rero cy'amategeko harimbutse abantu benshi. turebye umubare wavuye mu Egiputa ugahabwa ayo mategeko, hagezeyo bake.
ariko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo utunganye umutima wawe. Ku gice cya B y'igihe cy'ibihe by'amategeko twarangije A yabyo, ubu turi kuri B yayo. Igihe cy'amategeko abantu bananiwe kumvira, bituma Imana yongera gutegura igihe noneho cya gatandatu, aricyo gihe tuzinjiramo ubutaha, aricyo cyitwa igihe cy'ubuntu. Ese Abisirayeli bazakizwa bate? Ijambo ry'Imana rirabisobanura ngo uwubahirije amategeko azacirwaho iteka ry'ayo mategeko. Ni ukuvuga ngo Imana izaca imanza irebeye kuri ayo mategeko, ariko abapfuye mbere y'amategeko bazacirwaho iteka ry'amasezerano. Noneho rero abapfuye mbere y'amasezerano bazacirwaho iteka ry'ubutegetsi bw'abantu, abapfuye mbere y'ubutegetsi bw'abantu bazacirwaho iteka ry'umutimanama. Noneho rero ari n'abariya babayeho mu gihe cy'ubuziranenge, Adamu na Eva bamaze kugwa, ari Imana yatangiye noneho umuteguro wo guhembura kugeza na n'uyu munsi wa none. Uzumvira Imana wese azakizwa. Kuyumvira ni iki? Ni ukubahiriza amategeko, ukemera na Yesu Kristo y'amategeko asohoreramo. Amategeko yonyine ntacyo yakugezaho. Niwubahiriza amategeko yonyine azaguhesha kwica ahubwo umara abantu. Ariko niwizera imbabazi z'Imana, ukamenya ko muri Kristo ariho honyine habonerwa gucungurwa, ukabanya ko imbabazi zihembura umuntu zikomoka kuri Yesu, uzakizwa. Imana yacu dusange twubahirize amategeko, ariko noneho tuyasohoreze muri Kristo Yesu.